Hello everyone. We are so happy to meet once again. God has given us another chance to share the word of God. Before we begin, I will pray. Father God, we thank you for this evening. You are our Lord, you are our Creator. You know everything about our life. You know how weak we are and how we are not qualified. For that reason, you want to be responsible for all our life. Father, you allow us to discover the heart to trust ourselves, which dwells in us. As we listen to the word of God, allow us to discover something new. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. This time we are sharing the word of God from the book of Exodus chapter 12 from verse 21. Exodus chapter 12 from verse 21. Then Moses called for all the elders of Israel and he said to them, "Pick out and take lambs for yourself according to your families and kill the Passover lamb." Mose hamagara abakuru bose bo mu Bisirayeli ababwira ati, nimurobanure mujyane abana b'intama ko amazu yanyu ari muzabikire umwana w'intama wa Pasika. And you shall take a branch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts, which the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of his house until morning. Mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo. For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. Kuiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi ye gukundira umurimbuzi winjira mu mazu yanyu ngo abice. And you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever. Kandi mujye muziririza ibyo bibitegeko kuri mwe no kubuzukuruza banyu iteka ryose. Yes, thank you. We have read up to verse 24. When we read this chapter 12 of the book of Exodus, we can understand the meaning of Passover. This was the day the children of Israel were departing from the land of Egypt. They had been living in Egypt for many years.
But the time came when the Lord wanted them to depart from this land. ariko igihe kigeze uwiteka yashatse ko bava muri iki gihugu. So this was according to the will of God, because there was the land prepared by God for his children. Ibi byose byakozwe nk'uko Imana yabishakaga ko yari yabateguriye igihugu. So what happened for them to depart from the land of Egypt? Ariko se kugira basohoke mu Egiputa byagenze gute? So this was not the will of Pharaoh, the king of Egypt. Kubera ko atari ubushake bw'umwami Farawo, umwami wa Egiputa. He was not willing to release them and go, kubwe nifuza kubarekura ngo bagende, because of the children of Israel were the hands of the land of Egypt. kubera ko bari barahindutse amaboko y'igihugu cya Misiri. So because of this, Pharaoh was not willing to release any one of them. Ibi byatumye Farawo adashaka kurekura n'umwe muri bo. So, but God wanted to fulfill his promise upon the children of Israel. Ariko Imana yashatse gusohoza isezerano ryayo ku Bisirayeli. So he called Aaron and Moses, yahamagaye Aroni na Mose, and he instructed them how they have to do everything. abaha amabwiriza y'ibyo bakora, ko bakora buri kimwe. Because this was the day the children of Israel were not supposed to forget. Uyu wari umunsi Abisirayeli badashobora kuzibagirwa. So God told them that that evening, all the firstborn in the land of Egypt will be killed. Imana yarababwiye iti muri uyu mugoroba abana b'abahungu b'imfura b'Abanyegiputa bose baricwa. Not only for people, even animals, the firstborn of animals will be killed. Atariko si abana b'abantu gusa, ahubwo n'uburiza bw'amatungo nabwo buricwa. So when God said this, I was not talking about this only for the people of Egypt. Gusa ibi ntabwo byagombaga kugera ku Banyegiputa bonyine. Because everyone in Egypt was supposed to lose his or her firstborn. Ahubwo umuturage wese wari utuye mu gihugu cya Egiputa yagombaga kwicirwa umwana w'imfura. But there is a promise they were given, the children of Israel. Gusa Abisirayeli bo bahawe isezerano n'Imana. So this was the promise of the blood. Ryari isezerano rishingiye ku maraso. So actually blood, it is a great sign. Undi amaraso rero burya ni ikimenyetso gikomeye. Because wherever you see the blood, even if you cannot see anything else, but when you see the blood, you immediately think that there is something which was dead from here. Burya nubonye amaraso nubwo nta kindi kintu wahabona itumenya ko hari ubuzima bwahamenekeye. So God told them to go in their houses and choose the lamb or the goat which would be killed on 14th day. Imana yabategetse kugenda bagashaka umwana w'intama cyangwa w'ihene wagombaga kwicwa. So this lamb was supposed to be eaten by one house. Umwana w'intama wagombaga kuribwa n'inzu imwe gusa. So to kill this lamb, the blood was supposed to be shed. Kandi kugira umwana w'intama apfe amaraso agomba kumeneka. And if one house cannot finish a lamb, they will share, like two houses will share one lamb. Mu gihe rero urugo rumwe rubona rutabasha kumara umwana umwe w'intama bawusangiraga n'abaturanyi. So he told them to select this lamb or goat on 10th day. Ariko yababwiye gutoranya umwana w'intama ku munsi wa 10 and kill it on 14th day. Bakawica ku munsi wa 14. So why they had to keep it for 4 days? Ese kubera iki bawubikiraga umunsi wa 14? So it was needed because God told them to choose the goat or a lamb which was not having a blemish. Byari bikeneye kubera ko Imana yabategetse gushaka umwana w'intama udafite inenge. So if a lamb has a blemish, it was not allowed by God. Nimba umwana w'intama afite inenge ntabwo Imana yashobora kumwemera. But if it has no blemish, it was allowed. Ariko waremerwaga igihe cyose nta nenge wabaga ufite. So for 4 days they were checking if this lamb or goat has no blemish. Iminsi ine rero yashiraga bagenzura nimba
uyu mwana w'intama nta nenge afite. So on 14th day they killed this lamb or goat. Ku munsi wa 14 nibwo babagaga uyu mwana w'intama. So the promise they were given is this. Isezerano ryari riri ngo Yes, they will eat this lamb. muzarya umwana w'intama. They will roast it, will not cook, but they will roast it and eat it like that. Ntimuzawutogose cyangwa muwuteke mu mavuta, ahubwo muzawotse. So and take that blood which was shed by that lamb, Kandi mufata ayo maraso yamenwe n'uyu mwana w'intama, and put it on the doorposts, so that the angel which will come to destroy may not kill anyone from that house. muyasige ku nkomanizo z'umuryango, kugira ngo umurimbuzi naza atinjira mu rugo akica umuntu. So this is what we are told on verse 11 and 12. Umurongo wa 11 n'uwa 12 uku niko babwiwe. So God told them, and thus you shall eat it with a belt and on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. 11 aravuga ngo ukaba ariko muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba, iyo niyo Pasika y'Uwiteka. So verse 12, for I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beasts, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. 12 kavuga ko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. So verse 13 says, now the blood shall be a sign for you and the house where you are, and when I see the blood I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. 13 ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. So this is the commandment of God. Iri ryari itegeko ry'Uwiteka. So now the plague is coming, Ubu ngubu icyago cyari kije, but even though the plague is coming, ariko nubwo icyago kije, so it is searching where there is no blood. kije kigenda gishakisha ahatari amaraso. So if there is a blood on the doorpost of this house, igihe ku nkomanizo z'umuryango w'inzu nk'iyi hari amaraso, so there is no problem, this blood will pass. nta kibazo rwose, iki cyago cyacagaho. So but if there is no blood on the doorpost of the house of our neighbor, ariko nimba ku muturanyi wacu ku muryango we ku nkomanizo nta maraso ahari, so according to the commandment of God, the plague had to enter inside of this house. itegeko ry'Uwiteka ryabaga ko icyo cyago kigomba kwinjira mu iyo nzu. So the firstborn will be taken away. ako kanya imfura yahitaga yicwa. So this was the commandment of the Lord. iri ryari isezerano ry'Uwiteka. So whose people are concerned about this commandment? none se ubundi abiri itegeko ryarebaga ni bantu ki? Actually, it was everyone in the land of Egypt. mu by'ukuri ni umuturage wese wari utuye mu So for Misiri. example, if I have heard what the Lord commanded, mu rugero ndamutse numvishe ibyo Uwiteka yategetse, and don't do practice what he did, simbikore nk'uko yabivuze, so if the angel comes to strike, marayika my firstborn will be striken. yajyaga aza umwana wanjye w'imfura akicwa. But these things could not happen in the house where they put the blood on the doorpost. ariko kuri ubwo aho basize amaraso ku muryango ntabwo icyo cyago cyahinjiraga. So the reason why they say it's Passover is because this angel had to pass on this house. burya rero impamvu bahise Pasika ni uko uyu mumarayika w'umurimbuzi yanyuragaho.
So he had to pass and go, continue. yagombaga kunyuraho kuri urwo rugo rwasize amaraso agakomeza. Why? Because he was given instruction that where you see the blood, you just pass. yari yahawe amabwiriza ati ahantu ubona amaraso ujya unyuraho. So why in this house there is no problem? ese niki cyatumaga muri uru rugo hataba ikibazo? Only the sign was the blood. nuko hari ikimenyetso cy'amaraso. So the reason why I wanted to share with you about this chapter, cyane kuganira namwe kuri iki gice, it is because when people they hear about salvation, iyo abantu bumvisha iby'agakiza, sometimes they are confused in their hearts. usanga rimwe na rimwe bagira urujijo mu mitima yabo. Because the way people start their spiritual life, uburyo abantu batangira kubaho ubuzima bw'umwuka, they don't trust God, but they trust themselves. si uko baba bizeye Imana, ahubwo ni bo ubwabo bizera. So with their lip they say that they believe in God, ntabwo n'ururimi rwabo bavuga bati twe twizera Imana, but heartily they believe in themselves. ariko wareba mu mutima ukabona ni abantu So bizera. something which will show you that someone is trusting himself, urugero kizakwereka ko umuntu yizera, it's because he's saying, if I don't do well, God will not accept me. ni uko aba avuga ati ndamutse ntakoze neza Imana ntiyanyakira. So it means this person will be received according to how he lives, according to how he performs. icyo biba bishatse kuba no ko uyu muntu azakirwa mu ijuru kubera uko yitwaye. So these people, they are those who live the life or their spiritual life by trusting themselves. bene aba ni abantu baba ubuzima bw'umwuka bwo kwizera gusa. But today I want us to think about this issue. ariko uyu munsi dutekereze ku iki kintu. So why the angel who is coming to strike had to pass over? kuki marayika waje nk'umurimbuzi yacagaho agakomeza. So what did he? What he had to do? ese n'iki yagombaga gukora? So something had to do and check it was like if there is blood on the doorpost or not. yagombaga kureba nimba hari amaraso ku nkomanizo z'umuryango cyangwa ntayo. So there is nothing else. nta kindi yari yasabwe So kureba. this angel was not to check what is happening inside. marayika ntabwo yatumwe kwinjiramo ngo arebe ibyo bari gukoramo imbere. So he's not checking if there is argument inside of this house. yajyaga agenzura nimba abantu bari gutonganira muri iyo nzu. He was not checking what they are doing inside. rwose ntiyigeze ajya kugenzura ibyo bari gukorera. Because God told him, just see the blood and pass. ikimana yari yambwiye tuwe nubona ikimenyetso cy'amaraso unyura ku rwego. If you don't see blood, you kill. nubona nta maraso ahari winjire wice. Just this what the angel was doing. iki ni cyo marayika yarebaga gusa. So this chapter is talking about our spiritual life. rero iki gice kivuga ku buzima bw'umwuka. How we can understand the Passover exactly in our life. uko dushaka kumva neza kunyurwaho kwa pasika mu buzima bwacu. So because this Passover, you should have it and I should have it. nanjye ndi umuntu ugomba kubana n'iyi pasika nawe ukabana nayo. Because if I don't have this Passover in my heart, igihe ntafite pasika mu mutima wanjye. so however once the angel comes, I will not survive. bivuze ko marayika murimbuzi naza ntazarokoka. So if you don't have this Passover in your heart, igihe nta pasika nk'iyi ufite mu mutima wawe, once the angel who's coming to strike comes, you will not survive. marayika murimbuzi ubwo azaza aje kurimbura rwose ntabwo uzamurokoka. So that is the reason why God wants us to understand clearly and believe according to how Bible iyi teaches. mpamvu Imana ishaka ko twumva tugasobanukirwa tukizera bitewe n'uko biri twigisha. So let's say that inside of the house, people they are fighting. reka twibaze ko mu nzu mu rugo rumwe barimo barwanira mu nzu. So though they are fighting, before they fight, they put blood on their doorpost. ariko mbere y'imirwano babanje basiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango w'inzu yabo. So do you think the angel will come and say, these people they are fighting even though they put blood on their doorpost? none mubitekereza mute? ese marayika azavuga ati nubwo abo bashyizeho amaraso ariko dore bari kurwana? No way. oya. Because he was given the sign of the blood. kubera ko icyo yabwiwe no kureba ikimenyetso cy'amaraso. So let's say like this.
reka twibaze ngo People, they didn't put blood on their doorpost. hari abantu batigeze basiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango wabo, But even though they didn't put blood on their doorposts, their life is clean. ariko nubwo nta maraso basize ubuzima bwo babaho rwose burakeye. So children, parents, they are in harmony. abana n'ababyeyi bose babaho mu busabane, So their conversation inside of the house is somehow smooth. mu nzu rwose barimo baraganira So baranezerewe. not only that, they are praising, they are reading Bible. si ibyo byonyine, barahimbaza Imana, bagafata n'umwanya bagasoma Even Bibiliya, they are preaching the gospel. yewe bakabwirizanya They are n'ubutumwa bwiza, worshiping, they are praising. bararamya bagahimbaza Imana. They didn't put the blood on their doorposts. ariko ku nkomanizo z'umuryango yabo nta maraso bashyize. So can you guess what will happen once the striker comes? yesu utekereza ari iki kizababaho ubwo marayika murimbuzi azagera kuri urwo rugo? So do you think the angel will enjoy this music yesu and utekereza just ko pass? marayika azumva umuziki akanezerwa akabanyuraho? I don't think so. According to the Bible, that is not what we do. rwose ugendeye kuri bibiliya ibyo si byo, ntabwo marayika ari byo yakora. So according to the Bible, according to this chapter 12, Exodus, ugendeye ku kuva ibice 12, so the firstborn will be taken away. nakabuza umwana w'imfura cyangwa uburiza bw'amatungo So buzakurwaho. not because they don't love God, atari uko abo bantu badakunze Imana, not because they are not worshiping and praising, atari uko batari kuramya ngo bahimbaze Imana mu rugo rwabo, but because they didn't live according to the word of God. ahubwo kubera ko batigeze bakira ijambo ry'Imana. So if we follow our emotional thoughts, we can say that these people, they are not supposed to be killed igihe dukurikiye amarangamutima yacu aba bantu rwose ntibari bakwiriye kurimbuka, because they are living godly life. dore bari kubaho ubuzima buhimbaza Imana. But what does Bible says? ese Bibiliya ivuga ngo iki? Where you don't see blood on the doorpost, you kill. aho uzagera ntuhasaga amaraso ku nkomanizo z'umuryango uzica umwana w'imfura cyangwa uburiza. That is what Bible says. iki ni cyo Bibiliya ivuga. So the angel will not judge, they are praising, they are worshiping, they are living this spiritual life well. marayika murimbuzi ntabwo icyo yagenzuraga ari kureba ati dore aba bari kuramya bari guhimbaza rwose baba ubuzima bw'umwuka. So he's checking if there is blood or not. yarebaga nimba hari amaraso cyangwa ntayo. So actually when we read the Bible, by'ukuri iyo dusomye Bibiliya, so this Passover is our Jesus Christ. iyi pasika ivugwa aha ni Yesu Kristo. So that is the reason why Jesus shed the blood on the cross. Yesu Kristo yamenye amaraso ye ku musaraba. So God wants us to have Jesus in us. Imana yifuje ko tubana na Yesu mu So mitima when we yacu. have Jesus in our hearts, we have this Passover in us. iyo twakiriye Yesu mu mitima yacu tuba dufitemo pasika. As long as we have Jesus in our hearts, once the angel comes to strike, he will just pass. igihe tumaze kwakira Yesu mu mitima yacu, nubwo marayika murimbuzi yaza rwose azatunyuraho. Because now what God is checking is whether is the blood or not. Imana iri kugenzura no kureba nimba ari amaraso cyangwa ntayo. If you have blood of Jesus in your heart, nimba amaraso ya Yesu yarageze mu mutima wawe, how can you have the blood of Jesus in your heart? ese wayagira utubundi? So because we believe with our hearts. kubera ko twizeza imitima, So we don't believe with our brain, ntabwo twizeza ubwenge bwacu cyangwa se ubwonko, but with our hearts we believe. ntabwo hamwe n'imitima yacu niho twizeza Imana. What do we believe? twizera iki ubwo? We believe that the blood of Jesus which was shed on the cross washed away our sins. twizera ko amaraso ya Yesu Kristo yameneye ku musaraba yogeje ibyaha byacu. So what is your sin? none ibyaha byawe ni ibihe? So do you think the sins you have, your sins is the sins you did today? ese utekereza ko ibyaha byawe bya bindi wakoze uyu munsi, Do you think your sins are the sins you did yesterday? cyangwa ibyo wakoze ejo? No way. oya, Even the sins you commit tomorrow, those are your sins. burya ni ibyaha uzakora ejo, ni ibyaha byawe. So you have to know that the coming of Jesus was even before you were born. ugomba kumenya ko kuza kwa Yesu kwabayeho na mbere y'uko uvuka. So it means the birth for the coming of Jesus was to wash away all your sins. rero kuza kwa Yesu kwari uko koza ibyaha byawe byose, The sins of all your life.
ni kwanga ibyaha by'ubuzima bwawe bwose. So those are the sins Jesus washed with his blood. Ibi ni ibyaha Yesu yogesheje amaraso ye. So when people listen and when people hear this news, what they are supposed to do is to believe this news with their hearts. Igihe abantu bumvise ubutumwa n'aya makuru, icyo baba bakwiriye gukora ni ukubyizeza imitima yabo. So not judge with their thoughts, atari uguca imanza mu bitekerezo byabo, but receive it in their hearts. ahubwo bakabyakira mu mitima yabo. If the Bible says that Jesus washed away all your sins, Bibiliya bivuze ko Yesu yogeje ibyaha byawe byose. so what I have to do is to accept, yes, Jesus washed away all my sins. Icyo mba ngomba gukora ni ukuba nibyo rwose Yesu yogeje ibyaha byanjye byose. As long as I live with this faith in my heart to believe in Jesus. Mu gihe mbanye n'uko kwizera nkizera Yesu, So once the striker comes, this striker will pass over me. marayika murimbuzi igihe azazira cyose azanyuraho. So why the angel will pass over? Kubera icyo azacaho, It's not because I'm good. si uko ndi mwiza, It is not because I live like the angel in this world. si nuko mbaho umumarayika mu isi, It is not because I don't do sin, si uko nacumura, but it's because I accepted the works of Jesus on the cross. ahubwo nuko nemeye imirimo ya Yesu Kristo yankoreye ku musaraba. So it means the angel is not checking over my life, bivuze ko marayika murimbuzi atazaza areba iby'ubuzima but bwanjye, the angel is checking whether I have Jesus or not. ahubwo azaza areba nimba muri njye harimo Yesu cyangwa ntawe. So let's look back in our spiritual life. Mureke dusubize amaso inyuma ku buzima bw'umwuka So bwacu. those who are called Christian, abitwa abakristo they are Christian because they believe in Jesus. ni abakristo kubera ko bizera Yesu. So if you believe in Jesus, it means you have Jesus. ubaye wizera Yesu bivuze ko ufite Yesu. So as long as you are Christian, it means you have Jesus. rero ni muri umukristo ufite Yesu. So God gave you Jesus. Imana yaguhaye Yesu. So it means when God sees you, sees Jesus in you, that is enough. kandi Imana ibonye Yesu uri muri wowe biba bihagije. But many people, they just put Jesus aside ariko usanga benshi bashyira Yesu ku ruhande, and they try to sanctify themselves bakagerageza bo kwiyeza, as if Jesus is checking over their life. bisa naho Yesu bari kugenzura ubuzima bwabo. So when God is checking over me, igihe Imana inyitegereje, He's only checking whether I have Jesus or not. buri gihe igenzura niba mfite Yesu cyangwa ntawe. Why is He checking? It's because He gave Jesus to everyone. ese kuki bigenzura ni uko yahaye Yesu buri wese. So now God is checking who accepted and who received this Jesus. Imana iri kugenzura ngo ninde wizeye ibi akemera uyu So Yesu. receiving Jesus is just free. You don't need to pay money. kwakira Yesu nta mafaranga usabwa yo kwishyura, Because we are given this Jesus, this righteousness of God for free. Yesu Kristo wamuhawe ku busa. But who accepted to receive Him? ase ninde wemeye kumwakira? That is what God is checking today. ubu uyu munsi ni nacyo Imana iri So kugenzura. on the day of judgment, ku munsi w'urubanza, so God will check whether you accepted Jesus or not. Imana izireba cyangwa izazireba nimba waremeye Yesu cyangwa utaramwemeye. God will not check how many sins you did in this world. ntabwo izazigenzura ngo wakoze ibyaha bingahe mu isi. No, God will not say like that. si uko Imana izavuga. God will check, do you have Jesus or not? Imana izakubaza iti se ufite Yesu cyangwa ntawe. So God can see everything in your heart. kandi kuko Imana ibasha kureba ikintu cyose kiri mu mutima wawe, So since God can see everything in your heart, kubibasha kubibona byose uko biri, He will tell that you have no Jesus. izakubwira rwose nta Yesu ufite. Go on the left side. igira ibumoso, You have Jesus. wowe dore ufite Yesu. Go on the right side. jya iburyo, You have Jesus. nawe ufite Yesu. You are supposed to go on the right side. nawe ugira iburyo, You have no Jesus. wowe dore nta Yesu ufite. You go on the left side. igira rwose ibumoso. So this is what God will do. ibi ni byo Imana izakora. So God will not say, did you worship me on the day of Sabbath or on Sunday? ntabwo Imana izakubaza ngo se warandamyaga ku wa gatandatu w'isabato cyangwa ku cyumweru. So God will not say, did you keep all the law? Imana izakubaza ati se wubahirije amategeko yose. How many poor people you helped when you were sin in the world? kubaza ati wafashe abakene bangahe mu isi. How much did you try to avoid sin in your life?
ese wahagaritse gukora ibyaha igihe kingana So iki? God will not ask you this kind of things. ibibazo nk'ibi rwose Imana ntiteze kubikubaza. Easily God will check if you have Jesus in your heart or not. mu buryo bworoheye Imana izagenzura niba ufite Yesu mu mutima wawe cyangwa That is what will distinguish people who have Jesus or not. iki rwose nicyo gitandukanya abafite Yesu n'abatamufite. So Jesus, when you say Jesus, when you say the blood of Jesus, that is Jesus himself. iyo tuvuze amaraso ya Yesu tuba tuvuga Yesu ubwe. So as it happened in the land of Egypt, nuko byabaye mu Egiputa. so this is how it is supposed to happen in our spiritual life, in our hearts. uku niko no mu mitima yacu bigomba kuhakorekerana. So when we read the book of 1 John, urwa mbere rwa Yohana, the book of 1 John chapter 5, verse 11, urwa mbere rwa Yohana ibice 5:11. verse 11 says, "And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son." handitse ngo kandi ko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Yes, God gave us his begotten Son. Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege, And in his begotten Son there is eternal life. mu mwana wayo w'ikinege harimo ubugingo buhoraho. So now if you have his Son, it means you have eternal life. niba ufite umwana w'Imana bivuze ko ufite ubugingo If you buhoraho, have eternal life in you, you will not perish. kandi igihe ufite ubugingo buhoraho rwose ntushobora kurimbuka. So the reason why I gave you this eternal life through Jesus Christ icyatumye Imana iguha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, is because God didn't want you to perish. nuko Imana itashakaga kurimbuka. When we read verse 12, it says, "He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life." umurongo wawe wa 12 avuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Verse 14, verse 12, 13, 13. "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know what you have, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God." haranditse ngo ibyo mbyandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Yes. So you have eternal life. ufite ubugingo buhoraho. It is written in the Bible that God has given us eternal life. byanditswe muri Bibiliya ko Imana yamaze kuduha ubugingo buhoraho. So if you have eternal life, none se niba ufite ubugingo buhoraho, will you perish or not? ese koko ubwo uzarimbuka? What did you do for you to have eternal life? ese n'iki wakoze kugira ngo ugire ubugingo buhoraho? Nothing. ntacyo. It's just a gift you are given. ni impano gusa wahawe. What you do is just receive it as it is. icyo ukora wowe ni ukubyakira gusa. But many people, they are living in the confusion. ariko abantu benshi babaho mu rujijo. For me to have eternal life, I need to do something. akavuga ati kugira ngo ngire ubugingo buhoraho hari icyo ngomba gukora. For me to have eternal life, I have to behave in this way. kugira ngo ngire ubugingo buhoraho ngomba kwitwara gutya. For me to have eternal life, to be sure that I have eternal life, I have to attend the service on this day. ngomba kujya mu materaniro wenda kuri uyu munsi kugira ngo ngire ubugingo buhoraho. So for me to have eternal life, I have to sanctify myself. nkeneye kwiyeza kugira ngo mbone ubugingo But buhoraho. what does Bible say? asubira ivuga ngo iki? Bible is saying, biravuga ngo this is the testimony that God has given us eternal life, and this is life is in His Son. ubu nibwo buhamya yuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. So this is what God wants us to believe. iki ni cyo Imana ishaka ko Because this twese. is the testimony of the Holy Spirit. ubu ni ubuhamya bw'Umwuka wera. So I want to read the last verse. reka nsome umurongo umwe In the book of 1 Corinthians, urwa mbere rw'Abikorinto chapter 1, verse 30. igice cya mbere umurongo wa 30. First Corinthians chapter 1 verse 30 says, urwa mbere rw'Abakorinto igice ni kimwe umurongo wa 30. "But of him you are in Christ Jesus, who came for us wisdom from God, and righteousness, sanctification, and redemption,
niba kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. So Jesus became our justification. Yesu yahindutse gukiranuka He kwacu. is our righteousness. Yesu yahindutse gutsindishirizwa no gukiranuka. Jesus became our Passover. Kandi yaduhindukiye Pasika. So once God sees you with Jesus, Iyi Imana ikubonyemo Yesu, God cannot judge you. Imana ntishaka kugucira urubanza. You will not be killed. Rwose ntushobora kwicwa. So you have eternal life. This is what the promise of God. Ufite ubugingo buhoraho uko ariko Imana So yadusezeranye. from today you believe that you have eternal life. Guhera uyu munsi wizere ko ufite ubugingo buhoraho, Once you have eternal life, you will not perish. kandi mu gihe ufite ubugingo buhoraho ntushaka kurimbuka. I hope we believe this promise of God. Niringiye kuri isezerano ry'Imana baryizera. Let's pray. Dusenge. Father, we thank you for this moment. Data, tugushimira aka kanya. Thank you because you love us. Tugushimiye ko udukunda. Thank you for the promise of the eternal life you have given us. Tugushimiye isezerano ry'ubugingo buhoraho waduhaye. Allow everyone to believe this promise Wemerera buri umwe kwizera isezerano ryawe. so that we can live peaceful in this world. Byatubeho amahoro mu isi. In the name of Jesus we pray. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.